abantu batabaza. Abanyarwanda bo baravuze ngo intabaza irira hehe? Irira ku muziro. Ibyo ni iby'inaha ngaha. Ariko abakristo batabaza Imana ngo ibahe icyerekezo cy'imyitwarire n'ubuzima bari kwinjiramo. Kwinjiye 2024, jyanayo amakuru y'ijuru, reka kujyana ibihuha. Abarikore benshi barambabaza, bafite amakuru y'ibihuha, ariko abantu bafashe umwanya wo kureka ibi biryo. Haleluya! Bafite amakuru yizewe, bafite amakuru y'ijuru, bararindiriye. Ari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mfite ibimenyetso birenze. Haleluya! Upfa kuba ufite ibanga n'ikimenyetso gifatika ko ari Imana yavuganye nawe. Kandi uko bigenda bitinda gusohora, hari ibintu bibiri bibaho cyangwa se bitatu ni byinshi. Uko bitinda gusohora niko ndama njyewe. Nge mba ninjira mu burame, kuko sinzapfa nzarama. Kubera iki? Kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yagize gute yakoze. Ibintu Uwiteka yitegura gukora kubw'ubuzima bwawe ntuzapfa bitabaye, kuko nta wundi wazabivuga. Amen, amen. Ijambo rya kabiri, uko bitinda gusohora bigenda bitinda. Amen. Ukagenda ubona ibimenyetso, muneza amatwi, bikwereka yuko ibyo bintu byarangiye bitashoboka. Umunyabwenge uzi gusenga ujye umenya ko hageze. Iyo hatangiye kugera ibimenyetso bikwereka ko bitagira gute bidashoboka, abantu bagakora ibintu byose, ubunaga bwati wowe wararangiye, ubonye neza wowe ati wowe nta n'icyo biraranye, ukaba ufite ibanga. Haleluya, haleluya. Ujye umenya ko ariho hagize gute hageze. Ahubwo dukwiye kwambara umwuka wo gusobanuza. Haleluya. Imana yatanze impano y'ubuhanuzi, ariko itanga n'iy'ubwenge. Imana yatanze impano y'ubwenge yo kuvuga indimi, yatanze n'impano yo gusobanura iki indimi. Haleluya. Dukwiye gusenga ku buryo impano zizamuka mu itorero. Abantu b'Imana bakwiye kumenyekanisha Imana ibwami, aho batazi uko umwuka w'Imana akora. Muranyemerera dusome ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu turi hano, niyo mpamvu Imana kiturinze dusoma amagambo y'Imana mu gitabo cya Ezira, igice cya 8. Amen. Igice cya 8 ndasoma mpereye ku murongo wa 21. Maze ntegeka kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. 23. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amen, amen.
Amen. Amen. Kubera ko mu Rukiri mbizi neza yuko hari abanyamasengesho, ikindi gihe dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza, bakaduha za topiki zitandukanye cyangwa se intego z'inyigisho zitandukanye zo kuganiraho. Ariko iyi ntego mwihaye, amen, iyi ntego mwihaye yarandyoheye cyane. Amen. Iyi ntego mwihaye yarandyoheye, kandi ibintu mwashatse mwishingikirije kuri iri jambo ry'Imana bizababaho. Kubera yuko nta kintu na kimwe, amen, nta kintu na kimwe ijambo ry'Imana, nta kintu na kimwe Bibiliya ivuga kitazaba, kandi nta cyabaye udashobora gusanga hano mu ijambo ry'Imana. Ndasubira muri iri jambo, ibintu mwahisemo ko bibayobora muri izi mpera z'umwaka, mugahita mwaya magambo, mugahitamo kwicara imbere y'Imana iyi minsi mufite intego imeze gutya. Ndavuze ngo ibi bintu bizababaho, kubera yuko nta kintu na kimwe Bibiliya ivuga kitazaba, kandi nta kintu na kimwe cyabaye kitari mu ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Hanyuma ngo musenge nk'abiki gihe. Urubyiruko rwo mu nzu y'Imana, haleluya, rutandukanye n'urwo hanze. Bibiliya iravuga ngo ujye wubaha so kugira ngo bigende gute, kugira ngo urame. Abantu bazakenyuka batabizi. Kugira ngo uramire mu gihugu utegerezwa no kubaha so na nyoko. Kandi mu mishinga muri gutegura 2024, muri aya masengesho nibyo mutegura nibyo musengera, shyiramo no kubaha ababyeyi. Haleluya. Uvuge ngo nzirinda. Ngewe ari igihe nganira n'abana banjye, ndavuga rero genda gakeya, ntubundi kwiyoroshya, ndi kwirinda kubabara. Irinde ntaza kubabara, kora ku buryo ntaza kugira gute, ntaza kubabara, kuko nimara kubabara sindi bubona uburyo ngusengera. Mwabyumvishije? Kandi ngewe nshinzwe gusengera. Ezira aravuga ngo turasaba Imana. Haleluya. Haleluya. Twebwe n'abantu bacu bose n'abana bacu n'abandi batoya, haleluya, ngo dusaba Imana ngo iturengere. Dushinzwe gusengera abana bacu kugira ngo rero dukomeze kubasengera mutatubabaje, nuko mwirinda kutubabaza kugira ngo tutananirwa gusenga. Amen. 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 Ngo murimo murayoboza iki? Murimo murayoboza Imana inzira. Komanga umuntu kwegereye, umuntu ubwira ikintu ngiye kumubwira. Mubwira uti tega amatwi. Reba hano. Iyo umuntu atazi yajya, inzira zose ziba zigiye agiye. Murimo muracyumva? Iyo umuntu atazi yajya, inzira zose ziba zigiye agiye. Niyo mpamvu birangira yobye.
ahantu ari kugana. Inzira zose ziba zijya iyo ari kujya. Niyo mpamvu birangira agize gute? Ayobye. Abizera, haleluya, dukwiye kuba tuba tuzi turi abantu bazi aho tujya neza. Amen. Amen. Haleluya. 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 Tugomba kuba turi ahantu tutuzi aho tujya ahariho. Tugomba kuba turi abantu batagomba kubaza abandi bantu. Abantu batazi gusenga, abantu batazi kubaza Imana icyo bakwiriye gukora naho bakwiriye kunyura. Abantu batabaza. Abanyarwanda bo baravuze ngo intabaza irira hehe? Irira ku muziro. Ibyo ni iby'inaha ngaha. Ariko abakristo batabaza Imana ngo ibahe icyerekezo cy'imyitwarire n'ubuzima bari kwinjiramo. Kwinjiye 2024. Jyanayo amakuru y'ijuru, reka kujyana ibihuha. Ayo mashini barayimana nta kibazo mwayakoma, ariko ntago arayaye. Reka kujyana ibihuha. Abarikore benshi barambabaza, bafite amakuru y'ibihuha. Ariko abantu bafashe umwanya wo kureka ibi biryo. Haleluya. Bafite amakuru yizewe, bafite amakuru y'ijuru, bararindiriye. Nubwo ibyo yakubwiye 2023 ubona ugiye kwinjira 2024 bitarasohora. Nibivuze ko atari yo yavuze. Ari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mfite ibimenyetso birenze. Haleluya. Upfa kuba ufite ibanga n'ikimenyetso gifatika ko ari Imana yavuganye nawe. Kandi uko bigenda bitinda gusohora, hari ibintu bibiri bibaho cyangwa se bitatu ni byinshi. Uko bitinda gusohora niko ndama njyewe. Nge mba ninjira mu burame, kuko sinzapfa nzarama. Kubera iki? Kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yagize gute? Yakoze. Ibintu Uwiteka yitegura gukora kubw'ubuzima bwawe ntuzapfa bitabaye, kuko nta wundi wazabivuga. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri, uko bitinda gusohora bigenda bitinda. Amen. Ukagenda ubona ibimenyetso, muneza amatwi, bikwereka yuko ibyo bintu byarangiye bitashoboka. Umunyabwenge uzi gusenga ujye umenya ko hageze. Iyo hatangiye kugera ibimenyetso bikwereka ko bitagira gute? Bidashoboka. Abantu bagakora ibintu byose, uburaga bwati wowe wararangiye, ubonye neza wowe ati wowe nta n'icyo biraranye, ukaba ufite ibanga. Haleluya. Haleluya. Ujye umenya ko ariho hagize gute? Hageze. Kuko Aburahamu ashaje. Munteze amatwi. Aburahamu agize gute? Sara nawe ageze muri double menopause. Ageze mu myaka yo gucura inkubwe ebyiri. Mu myaka za kuva kuri 90 kuzamura. Imyaka yo gucura k'umudamu yararimo kuyikuba kangahe? Kabiri. Nibwo Isaka yavutse. Ibimenyetso by'isi byarangiye, iby'Imana biba bigiye gukora. Haleluya. Haleluya. Ibimenyetso byo mu isi byarangiye. Bavuze ngo Sara yaracuze,
Sara yaracuze, byararangiye. Byararangiye. Umuntu wasenze akavugana n'Imana neza. Profete batumishe ni boss kwarya. Uyu nguyu we ashobora kuzicwa n'indirimbo. Mwamwumvise? Buri muntu wese agira ikintu cyamurangije mu mwuga. Uyu Mungu namukunze cyane. Haleluya, haleluya. Ariko indirimbo zizamwica. Ariko ntabwo ushobora kumva ukuntu mu minota 5 umuntu aba aririmbye indirimbo 6. Ntabwo ushobora kubyumva. Ndetse wabyumva gute? Nagira kumudiya ko n'ahantu hamwe nayoboye yabaye imurenge. Yaga kunda kuririmba mwitane wenda ukamuha niyo yaba ibitero 2 byonye ariko ukamureka akaririmba. Haleluya. Rimwe aza kuza kutubwira ati ngewe nyogokuru wanjye yishwe n'indirimbo. Ati yararirimbye arahwera neza neza. Haleluya, haleluya. Ariko urumva ubwo buzima umuntu uririmba akarangiza ari kugira gute? Ari kuririmba ati niyo mpamvu ndirimba nyogokuru wanjye yishwe n'indirimbo. Ati yararirimbye umuparaje turusanga birarangiye. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Haleluya. Nubwo yanyica nzapfa yiringira kandi inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Kuko nta muntu wihakana Imana uzagera imbere yayo. Amen. Amen. Abantu basenze, abantu bafashe igihe cyo gusenga, bajyana amakuru yizewe mu buzima bwabo. Amen. Amen. Ngewe rwose nkunda gusenga. Kandi n'abanyamasengesho nkunda gusenga n'abanyamasengesho. Nemera impano z'Imana. Amen. Nemera impano z'ubuhanuzi. Ariko Bibiliya ikavuga ngo tuzigenzuze ijambo ry'iki? Kuko hari abantu bavuga tukagira ngo nibo, ariko tukagira ngo ni Imana ivuze kandi aribo bari kugira gute? Aribo bari kuvuga. Bisaba rero ko tuba tuzi kugenzuza ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi. Ariko jewe nemera impano. Ariko niyo umuhanuzi ari kumbwira ibigenda kumbaho. Amen. Agomba gusanga mfite agasigisigi n'agace k'ibyo bintu. Haleluya. Ndagira ngo mwe mufite amakuru y'ubuzima ku buryo uhura n'ubuhanuzi ntusambire byose. Ahubwo dukwiye kwambara umwuka wo gusobanuza. Haleluya. Imana yatanze impano y'ubuhanuzi ariko itanga n'iy'ubwenge. Imana yatanze impano y'ubwenge yo kuvuga indimi, yatanze n'impano yo gusobanura iki? Indimi. Haleluya. Dukwiye kugusenga ku buryo impano zizamuka mu itorero. Abantu ugasanga bajya kwirirwa bareka intambara zo mu itorero zoje kuvuga ngo mwicaze uwo muntu uri guhanura cyangwa mu mubuze, ahubwo umwuka wera. Haleluya. Akaba ari we wenyine gusa ushobora guhaguruka agahagarara. Bibiliya iravuga ngo dusobanuze iby'umwuka bindi. Twese tuvuga ngo amen. Ntabwo giye nshobora kurwana intambara n'abanyempano. Imyaka yose nabayeho nyobora, ntabwo iyo ntambara nayirwana. Ntabwo bibaho. Nta na rimwe bishobora kumba kubera iki? Niyo yaba hagurutsa agahaguruka agahagarara ngo pastor we Imana irambwiye ngo urapfuye, nshobora kumubwira ntingiye kuyibwira impangiye kuyibaza. Ngiye kuyibaza ikinjijije ko numvaga ntacyo mfitanye nayo. Ubuzima bugakomeza kandi haba ari n'icyaye nka guhamagara mvuga ni mukizane tugisangire. Ubuzima bukagira gute? Bugakomeza. Kuko umwami Imana azantabara. Haleluya. Nicyo gituma ntagira gute? Ntamwara mu maso hanjye haracya.
igihe Daniyeli yari yumvise itangazo, uzasome Daniyeli igice cya 3, ibice 2 b'igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 2 n'icya 3, muzahasome muzahasanga amasengesho yakoze n'abagenzi be biyirije ubusa. Twe turi gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa ngo dusobanuze Imana inzira. Umwami arota inzozi, agira gute? Arota inzozi, arangije ngo aranazibagirwa. Sha utekeka wumve ngo ahamagaza abantu, atari ko jewe muhamagara abantu baranga, hari abantu njya numva ngo babapfumu n'abakonikoni, mubazane hano bose, baza hano. Baraterana, bamaze guterana ngo arababwira ati narose iki? Inzozi. Bazitubwire Nyagasani. Ati nazibagiwe. Ariko abantu basenga, haleluya, ngo baramubwira ngo nagize twagize nazibagiwe. Aravuga ati nazibagiwe, kandi nimukomeze no kunsakuriza, murava hamuzingiye. Ariko buriya dufite ibintu bihambaye, haleluya. Uzi ukuntu bamushubije? Baramushubije ngo mwami, iyo ugerageza nibura ukaba uri kuzibuka twari gucishiriza. Ariko ikintu umwami databuja aduhatiraho kiraruhanije cyane. Bamubwira ijambo rikomeye mu buhanuzi, baramubwira ngo keretse abantu bababwamo n'umwuka w'Imana zitabana n'abantu. Izamurira ibendera, zamura cyane, haguruka utere haleluya niba ntacyo bitwaye. Hari abantu, hari amakuru isi idafite, hari amakuru isi idafite, itazigera igira gute? Igira. Keretse abantu, haleluya, keretse abantu bapfukamye hasi bakarira Imana, bakajya imbere y'Imana, bafite amakuru isi itagize gute? Idafite. Isi hari amakuru idafite. Mesheri zami, aravuga ati rero ibyo ntabwo mbikangwa, mushyire ingoma ku nama, mukora amatangazo. Abantu biyise abanyabwenge bose bo muri iki gihugu, n'abantu biyise ngo bakoresha ngo bakonikoni n'abapfumu bose bibiye ngo bazi ibintu, mwese murarara mupfuye ko ntacyo mumaze, mwirirwa mubeshya abantu gusa. Amakuru, vuga ngo amakuru abageze kuri Daniyeli. Daniyeli nawe atuma intumwa, aramubwira ngo atuma icyegera mu magaragu w'umwami, ati genda ubwire umwami, amen amen, ngo naduha akanya, naduha umwanya tubaze Imana. Haleluya. Ubu twafashe umwanya, turi hano, twafashe umwanya, twafashe umwanya wo kuba imbere y'Imana, twafashe umwanya. Abizera hirya no hino bafashe umwanya. Mu itorero abizera bazi icyo gukora, bakeneye amakuru atarayinaha, bafashe umwanya, barimo barasenga. Daniyeli ngo ahamagara abagenzi be, haleluya, binjira mu nzu ngo bagira gute? Barasenga. Bibiliya irambwira ngo bagisenga, vuga ngo bagisenga, amakuru yizewe, haleluya, amakuru yizewe yose aramanuka. Filime y'inzozi umwami yagize zose Imana ihita izizanira Daniyeli. Ahita avuga amagambo akomeye, aravuga ngo Imana iri mu ijuru
niyo yimika abandi ikimura abandi. Iba mu mucyo utegerwa. Vuga ngo iba mu mucyo utegerwa. Ibintu biguhagurukira byose bizasanga urinzwe n'imbaraga zishobora byo ntibishobora kukwegera, kuko Imana twizeye iba mu mucyo utegerwa. Niyo ica imanza zitabera. Niyo ihishuriye abagaragu bayo ngo ahita atuma ati mubwire umwami ngo nkeneye kubonana nawe. Birababaje cyane, dusigaye twinjira ibwami turi kujya kuvuga ibihuha. Ibyo mvuga muri muntu abyumva? Birababaje cyane kubona twinjira ibwami, bwami bw'inaha, turi kujya kuvuga ibihuha, ibinyoma n'ubugambanyi no kugagira ibintu b'ibinyoma biraho. Ahubwo umuntu usenga, umuntu uri mu mwuka w'iki, ibwami bategerezwa kumuhamagara bakamubaza. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'iki, ibwami bagomba kumuhamagara. Daniel abaraje, umwami amubwira ijambo ritangaje cyane. Aramubwira ngo Daniel we, ni wowe se? Ni wowe ushobora? Ni wowe bambwiye ushobora kumbwira inzozi narose? Zanazaniwe warangiza ukazisobanurira. Daniel muri confidence y'umwuka. Haleluya. Aravuga ngo inzozi warose ibyo ngibyo uri kubaza, nta muntu n'umwe mu bantu bawe bari hano wabigusobanurira, ariko Imana yo mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Niyo yabihishuriye abagaragu bawe, atangira kumubwira byagenze gutya na gutya. Wagiye kubona, ubona igiti. Haleluya. Wagiye kubona ubona igiti. Umwami ati yazibonye. Ati yazibonye byarangiye. Yagiye amusobanurira ibintu byinshi cyane. Igiti wakibonye? Wabonye ko haje umuntu akagitema kandi mu bushorishori bwacyo harimo ibintu birimo byaritse aho ngaho hirya no hino. Arasobanura, ntabwo nshaka kwinjira muri ayo mateka cyane, ariko umwami aravuga ngo uhereye none. Haleluya. Abantu b'Imana bakwiye kumenyekanisha Imana ibwami, aho batazi uko umwuka w'Imana akora. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Aravuga, umwami aravuga ati uhereye none abantu basenga Imana bose bajye basenga iya Daniel. Haleluya. Iyo Daniel asenga aba ariyo bagira gute? Asenga. Umuntu utazasenga Imana yande ya Daniel, ubwo ni baba koni ni baba pfumu, atuho ngo wazatemagurwa, bazamuzana bamutemagure nta cyazaba agize gute amazi. Iyo dufite amakuru y'ijuru twasenze bituma abantu bubaha Imana. Haleluya, 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 haleluya. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbabwire bene data nshuti z'umusaraba, murimo murayoboza Imana inzira. Badusomereza buriya 37. Profete hagira umuntu udusomera, umuntu usoma ikinyarwanda neza. 37. Wahageze? Abinyuma barakumva cyangwa baguhe mikrofone? Makumyabiri na gatatu. Aha. 37 Zaburi murongo wa 23.
Reka dusome mu izina rya Yesu Zaburi ya 37 umurongo wa 23. Iyo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, n'Uwiteka, akishimira inzira ye, naho yagwa ntazarambarara, kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. Reka mere hejuru, biraryoshye mana. Iyo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, akishimira inzira ye, naho yagwa ntazarambarara, kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. Korali Bethlehem ya ADEPR Rubavu igira indirimbo muri iryo jambo, ndabakunda cyane. W'intambwe z'umuntu ntabayizi, nta mu Bethlehem hano cyangwa umuntu wabaye Igisenyi ari. Iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, akishimira inzira ye, naho yagwa ntarambarara, ni ku Uwiteka avuga, amuramije ukuboko kwe. Haleluya, haleluya. Iyi ntambwe zikomejwe nande? Akishimira inzira ye, nubwo yasitara akagwa ariko ntashobora kurambarara. Iyo umuntu, banza wumve, iyo umuntu agifite ubuzima, iyo umuntu agifite ubuzima, amen, amen. Iyo umuntu agifite ubuzima bwo gutekereza ko Imana igomba kumuyobora, agatekereza ko Imana ariyo agomba kwifashisha mu buzima bwe, Bibiliya iravuze nubwo yagira intege nke, uwo muntu urwana ashaka Imana, niyo aguye agwa mu kiganza cy'Imana, ntashobora kurambarara hariya ngo reba. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu kikije mu byagera, amen, kavuga ngo ijuru ry'iki isi ubarika taruro irenge ngo ajya kure icumu ryacu. Nasomye Bibiliya irambwira nk'uko ijuru ryitaruye isi, izuba rikitaruraho rirengera, ngo niko ijyana kuri ibicumuro byacu ntiyongere no kubyibuka. Ushobora kugira intege nke, abantu burya nta mbabazi tugira. Haleluya, Imana idufasha. Burya abantu nta mbabazi tugira, abantu nta mbabazi bagira. Uzajya ushaka kubwira bati uriya yigeze kugira intege nke, uriya yigeze no kugwa, uriya, ariko ijambo ry'Imana risomye ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwadukijije, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Imbabazi z'Imana nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritagira gute, ritabura, n'umurava we uhoraho ibihe byose. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Amasengesho yo kwiriza ubusa, Esteri yarayakoze, ayakorana n'abaja n'abagaragu,
ayakorana n'abayuda bose bari i Samariya mu murwa, basaba Imana inzandiko zo kubica umwami yamaze kuzisinya yazirangije. Barashyizeho n'itariki yo kubica byararangiye. Basenga iminsi ingahe? Basenga ingahe bakristo? Basenga 3. Impapuro zose Imana irazisinyura. Avuga ngo irazisinyura. Ijambo ryarambwiye ngo bari biteze umunsi babagiriraho nabi, ngo ariko uwo munsi birahi, amasengesho arahindura ibintu. Yarangiza akatwinjiza mu mutekano. Haleluya. Twinjira mu mutekano. Abantu basenga Imana ntimugire ubwoba. Abantu basenga Imana, umwaka twinjiyemo tupfa kuba mwasenze, ntubatere ubwoba. Twebwe turinzwe n'imbaraga zishobora byose. Tuzagenda. Amen. Tuzabaho kuko Imana ishaka ko tubaho. Tuzagenda twe kunanirwa, tuzacogora, ni ku buhanuzi bwa Yesaya buvuga. Tuzakomera umugambi w'Imana, nta kizawubuzamo ku buzima bwawe. Upfa kuba uri imbere y'Imana usenga. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo badusomere indi Zaburi. Nitegura kugana ku musozo, hari icyo nshaka kububwira, hari amagambo nshaka ko tuvuga. Badusomere Zaburi ya 65 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Zaburi 65 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Reka dusome Zaburi ya 65 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Haranditse ngo, Mana i Siyoni bagushimisha kuguturiza, ni wowe bazahigura umuhigo. Umurongo wa 3, ni wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazajyaho uriri. Reka nsubiremo. Mana i Siyoni bagushimisha kuguturiza. Mana i Siyoni bagushimisha kugira gute? Kuguturiza. Ni wowe bazahigura umuhigo. Ni wowe bazahigurira umuhigo. Ni wowe wumva ibyo usabwa. Ni wowe wenyine wumva ibyo usabwa. Abantu bose bazajyaho uri. Twese tuvuge ngo amen. Muhaguruke mbabwire, abantu badafite ikibazo cyo guhaguruka, badakikiye abana, batagize gute, badafite ingorane, ndashaka ko muhaguruka. Hanyuma ubuhanuzi jewe mfite, ubuhanuzi mfite buri hano. Amen. Amen. Turashaka umwuka w'ubumwe, turashaka umwuka w'ubumwe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'ubumwe, umwuka w'ubumwe mu itorero. Abadayimoni barwanya itorero mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye imbaraga zirwanira iri torero. Turasabye imbaraga abamarayika bakunda itorero ngo barwane intambara z'itorero mu izina rya Yesu Kristo. Usuka ububyutse mu itorero, ibyifuzo by'abano bantu uri kureba ibyiherereye, ntabwo ujye ubwirwa iby'abantu, ahubwo ni wowe ubimenya byose. Umenya ibyo twibwira, umenya intambwe zacu, umenya inzira zacu, uzi imiryamire yacu, uzi imihagarikire yacu, uzi n'imigendere yacu. Ijambo ritaraba ku rurimi, ijambo ritaraba ku rurimi, uba wamaze kurimenya, uba wamaze kurimenya. Ijambo ritaraba ku rurimi, uba wamaze kurimenya. Dore bazamuye ibyifuzo byabo, dore bazamuye ibyifuzo byabo mu izina rya Yesu Kristo. Dukubitira abadayimoni baturwanya mu izina rya Yesu Kristo. Dufashe mpiri ingabo z'umwanzi Satani mu itorero rya Kristo, hagati y'abizera mu izina rya Yesu Kristo. Girira urubyiruko neza, hereza urubyiruko rwacu. Turirukana umwuka w'ibiyobyabwenge mu rubyiruko.
turirukana umwuka w'ibiyobyabwenge mu rubyiruko rw'u Rwanda, rw'abana b'u Rwanda. Turasabye imico myiza iranga abana bacu, turasaba ubwenge ku bana bacu, turasengeye abagore bacu n'abagabo bacu, turasengeye abana bacu, abadukomokaho bose, turasengera iki gihugu waduhaye. Giha umutekano, giha umutekano, giha umutekano. Ni wowe wumva ibyo usabwa. Uduha amahoro muri uyu mwaka mushya, uduha amahoro muri uyu mwaka mushya. Uha abantu gutekereza neza, uha abantu gukora imigambi myiza, uha abantu gukora ibyiza, abantu bagambiriye ibyiza bose. Dusabye imbaraga zo mu ijuru kubashyigikira. Manura imbaraga zo mu ijuru zishyigikira abantu bose bagambiriye gukora ibintu byiza, bagambiriye gukora ibintu byiza. Abantu bagambiriye gukora ibintu byiza, basukire ku mbaraga, basukire ku mbaraga, basoboze, bahereza uburyo mu izina rya Yesu Kristo. Reka iki gihugu gihindura igihugu waratubwiye ngo uzagihindura, abantu bazagitangarira. Turasabye kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza. Turasenze Mana, turasenze turi hano. Witegereza abagabo bari hano, witegereza ababyeyi bari hano, witegereza abasore n'inkumi bari hano. Turasenze, dukwiye kumenya amakuru. Buri wese umusange, umumenera ibanga, uduhe ku makuru y'icyerekezo cy'ubuzima. Ibyo ushaka bari byo dukora, ibyo uhaye umugisha bari byo dukora, n'icyo uhaye umugisha ngo bari cyo dukora. Uduhishurire ibintu uhaye umugisha bari byo tuzakora. Utanga umugisha mu gihugu, utanga umugisha mu itorero. Ugirire neza abantu bagukorera ku manywa na nijoro, abantu bagusenga ntuzabirengagiza. Ni wowe wumva ibyo usabwa. Tugukomeye amashyi, tuguhimbaza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen.